Kristo Yesu akuzwe. Muranyihanganira nitwaje inyunganizi nteganya ko bitagenze neza ntifuza wenda bamfashe. Mbere ya byose nshimiye mwebwe mwese mwabanye natwe, by'umwihariko ndashimira muzehe wacu. Iyi foto tubona hano yiyongera ku yandi mafoto menshi. Iyi muzehe yubahwa cyane, umunshimire. Muzehe yaduharuriye inzira keretse nitubura amaguru yo kwigendaho. Imana imuha imigisha myinshi. Biragoye rero kugira icyo umuntu yavuga muri uno mwanya. Hano turi kuri aritari, kandi nize ko umuntu atitwararitse kuri aritari Imana yamukumbanya. Rero nimugoroba nakwebye gutanga ubuhamya, nshora abashiki banjye, ariko uyu mwanya nta yandi mahitamo nari mfite. Ijoro ryose ntabwo nasinziye. Muri nge hajemo amafilime menshi. Urumva Nyandwi, Ngenda umwana wa kabiri, na Bucura wa 11, amafilime yari menshi. Niba ntasanganwe ibisazi, uyu munsi ijoro ryatambutse nabigize, cyangwa niba nari mfite bike byabaye byinshi. Amazina y'aba bavandimwe afite imvano bitewe n'uburyo bavutsemo. Ndibuka ko Munyempundu avukira mu rugo, twese abana bakuru yasanze, abo yasanze duciye akenge, twavugije impundu, biba intandaro y'izina rye. Tuyishimire we, ryari ishimwe ntekereza ryari rivuye mu bikomeye byatumye umubyeyi n'umwana barokoka umushyo, kuko aribwo bwa mbere byari bibaye mu mbyaro zose, kandi n'inda yari inda yo mu zabukuru. Mu buzima busanzwe murihangana ndavuga bike kuko ni nabuze icyo mvuga, kuko byari byinshi keretse iyo biba nk'igitabo. Ariko ibi nibyo nanditse nko minota 5 mu gitondo hakeye ko sinigeze nsinzira. Munyempundu yakuze ari umureba kure mu bwana bwe. Ndibuka ko yize gutwara imodoka akiri mu mashuri abanza. Yahoze yishakamo ibisubizo, ntawe ateze amaboko cyangwa ahanze amaso. Ndibuka ko atatinye gucuruza inkweto ku rubaraza rwo kuri Virunga, kandi yari shushu wa muzehe. Ubundi yakabaye yaribebezaga. Kubera iyo nkumbero yahoranye, ubu yarateye ishema umuryango wacu wose, kandi iterambere n'icyerekezo bye byagaragariraga buri wese. Yavuye kuri 0 agera ku ntwari. Tuyi yahoze ari umunyabwenge cyane, kandi wigirira icyizere, agahora afite uburyo bwe bwihariye abonamo ibintu. Ku ikubitiro twashoboraga kubigiraho ikibazo, tukaba twanagongana kubera imyumvire itandukanye y'abakuru n'abana, ariko ntagamburuzwe
agahagarara ku ijambo rye kandi bikarangira imigambi ye ivuye mu icyerekezo cyo mu buryo bwe. Hari abantu bigeze kurwanira ubwigenge ngo bakoresheje intwaro gakondo imbere y'umuriro, ntabwo yatinyaga gufata risike. Mu mibanire, Munyempundu yari umutsinzi mu kubana n'abantu b'ingeri zose, haba abakuru, urungano n'abana bato. Imiterere n'imigirire bye byaduteraga ubwoba ko tutazarambana, kuko yari yihariye. Urukundo, ubuntu, ubumuntu, guca bugufi, gusabana byari ibintu bye adashakisha. Yabereye umubyeyi abana benshi, bashiki be bari abasheri be. Mu by'ukuri muri Bibiliya muribuka ko Elisa yasabye imigabane 2 ya Eliya. Nkurikije karite za Munyempundu, uwamitishamo umugabane umwe we wawumpagije. Mbese ibyo yakoraga byose yabikoraga nk'umugenzi uri gusiganwa n'igihe, kuko atizigamaga. Nta bugona, nta mpiri yagendanaga nayo mu mufuka we. Yari buntu. Ikindi kidasanzwe kuri Emi, kigaragara ko yari seriye, umusore ugize agafara kandi uba muri geto, arangwa no kurya abana, ubundi imbuto akanyanyagiza. Ariko we siko byari bimeze, kubera icyerekezo gisobanutse yari afite. Tubabajwe n'intego yari yarihaye yo gusoza umwaka ashyitse kandi atweretse ibirori. Yapangaga ibye, ariko Imana yari yarateguye ibyayo, ari byo ibingibi. Munyempundu yari umuntu udasanzwe, ariko umenya na nimero 7 yari magique. Tuyi yari mutuzo kandi munyamahoro. Imana iba ifite umugambi ku muntu wayo, kandi ikora ibyayo mu buryo bwayo bwa gihanga. Hari ubwo iducira amarenga, ikemera ko ibitugoye kubyakira cyangwa gusobanukirwa biba ari igikorwa cyayo cya gihanuzi. Imana yari izi ko ari umugenzi, ndavuga Tuyi bucura, ariko ntiyamutwara wese, ahubwo iduha undi Tuyi mwana uzasigariraho Tuyi se wagiye. Ryan azatubera urwibutso ruhoraho rwa bucura Simon Pierre, kandi sinshidikanya ko abavandimwe twese n'ababyeyi tuzamufata nk'impano idasanzwe. Imvugo no gusurwa by'Imana tutasobanukiwe. Tuyi ikibazo nuko atabyumva. Tuyi namukundaga,
ariko ntabwo yari abizi. Ariko namukundaga cyane. Tuyi yari agasenteri, muramubona. Bavuga ko nanjye nkiri muto nari agasenteri. Turi abageni, hari igihe yazaga mu rugo agatwara igare muri salo, akagare k'abana, ariko nareba iyo foto nkabura imbaraga zo kumuhana. Twajyaga tumwita mu rugo Rwami, kuko atansiyo yose yari kuri we, yari Rwami. Rero ntarambiranye, buri wese mu bavandimwe yakwandika igitabo kuri buri umwe muri aba bavandimwe batabarutse, kuko buri wese afitanye nabo amateka yihariye. Abavandimwe baruhukire mu mahoro, ikivi bacumbitse tuzacyusa. Urukundo bakundanaga rw'agati k'inkubirane nta kundi rwagombaga kurangira usibye kujyana. Imana ibatuze mu gituza cya Aburahamu. Nagira mbature indirimbo. Hari umuhanzi witwa Isaac, yararirimbye ngo iminsi yo kubaho kwanjye Imana iyifite mu kiganza. Nabasaba ko twitwararika ku Mana irekuye, byahita birangira. Nyine niyo idufite mu biganza byayo. Ndabasabye nibira bibe uyu munsi wonyine, iyo ndirimbo muyitekerezeho. N'abagenda mu ngendo za kure, iri kuri YouTube, mugende muyumva. Ni kubw'ineza yacu twese, kubw'isomo duhawe n'abavandimwe batabarutse ari bato kuri iyi myaka bari bafite. Murakoze cyane. Barakoze bavandimwe bavukana na Emmanuel ndetse na Simon Pierre. Miss ubanza atari bugufi kubera ko ntawe ndimo kubona. Niba ari bugufi natambuke, harita kurikirwa na Fabrice. Nibutse ko ahagarariye abakoranaga n'abavandimwe turi guherekeza muri uyu mwanya. Miss ari bugufi? Kristo Yesu akuzwe. Mbere na mbere ndihanganisha umuryango w'abari abana. Imana ikomeze ibafashe kandi bakomeze ibongerera imbaraga. Twebwe twari abakozi, Munyempundu yari boss wacu, Peter twakoranaga yari nk'umuvandimwe wacu. Twavuga byinshi, yari boss wacu ariko yari nka papa wacu. Hari byinshi yadukoreraga. Nkanjye maze imyaka 2 nkorana nawe. Yaranzi cyane, yaraza amafuti yanjye. Yajyaga tubwira ngo aradukunda,
tukamusubiza ko tumukunda ariko tutazi ko igihe nk'iki kizagera tukamubura. Nk'ibihe yaba byasubiraga inyuma twakongera tukamubwira ko tumukunda cyane. Yari musaza wacu, bamwe bari barumuna be, yari umuntu mwiza, yari inshuti nziza, yari inshuti y'abakiriya be, ntabwo mwabyumva. Yari umuntu utangaje mu buzima bwa buri munsi, yahoranaga udushya nk'umuntu tutazarambana. Gusa njyewe ku giti cyanjye ndizera ko Imana yamwakiriye kubw'ibyiza yakoreraga abantu. Yari umuntu ubana n'abana bato, abantu bakuru, urubyiruko muri rusange. Icyo nababwira, mu gihe mufite amahirwe yo kuba muri kumwe n'umuntu ari umuntu mwiza, mujye mumubwira ko mukunda, ku buryo hari igihe kizagera ubura imbaraga zo kubimubwira utakimubona. Uzakunda umuntu uko ari. Ndabashimiye namwe mwageze aha, Imana ikomeze ibafashe. Peter yari umuntu utuje cyane, ni umuntu twakoranaga, yari acecetse, yari umwana mwiza cyane, ni urungano, bamwe muri twe turenda kungana nawe. Peter yatubereye umuntu udasanzwe, yari umuntu utangaje cyane, ntabwo yavugaga menshi. Yaratubwiraga ngo abakiriya twakira ntabwo ari abantu basanzwe, ahubwo ni ababo, tugomba kubafata nk'abantu, kuko ku cyotero ni nko mu rugo. Abantu bahazaga barisangaga, bari inshuti zabo, ari n'inshuti zacu. Bosi we yakundaga kutubwira ko atari bosi wacu, ko yaba afite ubushobozi bwo kuba yakitwa umubyeyi wacu, twese yakatubereye umubyeyi, ariko n'ubundi yatubereye umubyeyi twebwe ku mutima wacu. Imana ikomeze kubakira, kandi turizera tudashidikanya ko Imana izi ibyiza byabo, ni nabyo byinshi kurusha ibibi. Imana yabakunze kuturusha, irabisubiza. Munyempundu ni umuntu wari utangaje cyane, ku buryo njyewe bwa nyuma na nyuma numvaga twahura namubwira uburyo mukunda. Yambereye papa, yambera umuvandimwe, na papa wanjye na mama wanjye baramuzi, bazi ko yari umubosi wanjye kandi mwiza. Bamwe mu twakoranaga, ababyeyi babo bari baziranye nawe. Murumva uwo muntu yari azi ababyeyi bacu, yadukundaga mu buzima bwa buri munsi, kandi ntiyasibaga kubitubwira. Yatubwiraga ngo ntitukamwite bosi,
ye tumwita dadi, ariko birababaje ko uyu munsi ntabwo turi kumwe nawe. Ababyeyi ba Munyempundu na Peter, mwabyaye abana batangaje, nubwo mutabimenya mu buzima bwa buri munsi kuko mutabaga muri kumwe nawe, twebwe twahuranaga tuzi ibyiza byabo kandi ni byinshi twabivuga twageze ejo. Imana ikomeze kubarinda, idugirire umunsi mwiza kandi duhe imbaraga zo kwihangana, kandi ikomeze umuryango we. Twese nk'abakozi tubifurije umunsi mwiza, Imana ibarinde.